iyo gukira biza kuba ari igisobanuro cyo kuzajya mu ijuru. Abari kuzarijyamo bari kuzaba bazwi kandi babaze. Nta muntu n'umwe ku isi utakwishimira kumva uko icyanga cy'ifaranga kiryoha. Nubwo buri mukire wese ufite amafaranga y'umurengera hirya no hino ku isi, uba usanga buri muntu utayica ariko adatekanye, umutima utari hamwe, ariko ku rundi ruhande uba usanga anezerewe. Icyanga cyo kubona ku ifaranga kiraryoha. Niba rero gukira atari igisobanuro cyo kujya mu ijuru, ubukire bwa mbere ni ubuzima. Ariko nanone muri ubu buzima ntugaharanire kubaho ukennye ngo nuko ufite ubuzima ngo bizakujyana mu ijuru. Buri gitondo ujye ubyuka ufite intego, nawe uharanire kuzatunga kuri ayo mafaranga, maze nawe ubashe kumva ko icyanga cyo gukira kiryoha. Gusa abatarabashije kubona kuri ubwo butunzi bazakubwira ko kugira ubuzima bwiza atari ugutunga amafaranga, kuko hari n'abayafite ahubwo batabasha kwiyitaho ndetse batanazi icyo amafaranga yaremewe gukora, ahubwo usanga yaragagiye ku makonti yabo muri za banki, abandi barayahunitse mu nzu, bakumva ko kuba batunze amafaranga byonyine mu nzu cyangwa ku makonti yabo ya banki aricyo gisobanuro cy'ubukire. Ariko abandi bazakubwira ko gutunga amafaranga ari ukuyagaragaza, ukambara neza, ukarya neza, mbese ukabasha kubaho ubuzima bwiza 100%. Ariko nanone kugira amafaranga menshi ndetse no kugira ubutunzi biza kuba igisobanuro cyo kuzabaho imyaka myinshi ndetse no kuramba ku isi. Uyu musore muri kubona kuri screen yanyu yitwa Dr. Katabarwa Murenzi Gilbert. Uyu yari kuzamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi kubwo kugira amafaranga menshi atagira ingano ndetse n'ubutunzi budasanzwe, ariko nanone byose abikesheje gukora cyane ndetse no gukura amaboko mu mifuka. Wagera ku nzu zidasanzwe z'ibitabashwa yibitseho mu mujyi wa Kigali, ndetse n'imodoka zigura akayabo k'amafaranga kandi nziza zigezweho atunze mu Rwanda ndetse n'imahanga mu gihugu cy'Ubushinwa aho yibera, bikaba akarusho. Noneho ubutunzi afite wabuhuza n'ubuzima yabayemo bwo ku muhanda igihe kitari gito, ndetse akaba atangaza ko yanakuriye mu buzima bubi kandi bugoranye, ukumva ko bidashoboka. Umwana wabayeho ubuzima bwo ku muhanda igihe kirekire yitwa Marine, ne waje kuvamo umuvumbuzi ukomeye cyane, yewe biza kurenga imbibi z'u Rwanda, aba umuvumbuzi wa mbere ku rwego rw'isi, aza no kwitwa umuherwe ukomeye ukiri muto mu gihugu cy'u Rwanda. Ku myaka yonyine 34 y'amavuko yabaye ikimenya bose mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse biza kurenga imbibi z'u Rwanda, abikimenya bose ku isi yose, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa, ahari umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane mu bijyanye no kwigisha civil engineering iherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, turi buze kugarukaho muri iki kiganiro. None se Mankleve yo waba uyizi? Mankleve ni imodoka yo mu bwoko bwa gari ya mosha, niko twabivuga, ibarizwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi modoka ikabiza ku mwanya wa mbere ugereranyije n'izindi gari ya moshi zose mu isi ku kijyanye n'umuvuduko zigenderaho, aho ibasha kugenda ibirometero 600 mu isaha imwe yonyine gusa. Uyu musore rero akaba yaravumbuye ikoranabuhanga ry'iyi modoka, akaba ari nawe muntu wabigerageje wenyine mu isi kandi bikamuhira, bikaba bimwinjiriza akayabo k'amafaranga atagira ingano buri kwezi. Akaba nayifiteho uruhare rukomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yavumbuye ikoranabuhanga rya Maglev Obstacle Detection, aho ikoranabuhanga ribasha gufasha umushoferi utwaye igari ya moshi kumenya niba mu muhanda hari ikintu kiri buze kumutangira ndetse no kuba cyamuteza icyago mu rugendo, maze akamenya buryo ki agomba kugabanya umuvuduko ataragera aho iki cyago kiri. Akimara gusoza icyiciro cya mbere cya kaminuza, yakoze ikintu gitangaje kandi cyabaye nk'igisetsa abantu benshi mu karere ka Bugesera muri Ririma havuka, aho ingona zari zifitanye ibibazo bikomeye n'abaturage, kugeza ubwo buri mwaka hapfaga abantu 2 bishwe n'ingona. Maze aza kubireba neza, aritegereza asanga ingona zigirana ibibazo n'abaturage, atangira kwiga umushinga wo kuba yahagarika ibibazo ingona zari zifitanye n'abantu, maze biza kumuhira. Ati byari inkuru ndende kuri we, ndetse byari bigoye cyane no kuba yabisobanurira uwari ubashije kumubaza iki kibazo. Ariko yavuze ko kuba mu Rwanda babasha gukemura ibibazo bindi, ni gute batabasha kwiga uko yakemura ikibazo ingona zari zifitanye n'abaturage. Aza kubikora maze birakunda. Ndashaka kugusobanurira ndetse no kugira ngo umenye umusore wabaye ikimenya bose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubushinwa, ahari umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane ifatwa nk'iya mbere muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Abashinwa bakunda gupinga cyane abirabura, kandi uyu musore ni umwirabura, ariko yisanze ari kugaburira ubumenyi bwe muri bamwe mu bana biga muri iyi kaminuza yigishamo muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Ni gute uyu musore yisanze aha hantu? Ni gute yisanze ari umwe mu basore bafite ubutunzi budasanzwe yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga? Mbese ubundi ni gute yisanze ari umuvumbuzi ku buryo abikimenya bose ku isi yose, kugeza n'ubwo yiyambazwaho bikomeye mu gihugu cy'Ubushinwa? Uyu niwe tugiye kugarukaho muri aka kanya, ntujye kure y'iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Bivugwe TV, ibuka gukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose bitambuka ngaha mu ijwi ryiza ryuje cyangwa ujye ubyumva mu ba mbere. Reka turebere hamwe ubuzima bw'umwe mu basore b'inararibonye mu gihugu cy'u Rwanda. Turebe uko yakuze, turebe ubuzima yakuriyemo n'aho yakuriye, turebe n'inkomoko aho yaje gukura amafaranga menshi atagira ingano, aho afite amazu menshi biturirwa ndetse n'imodoka nyinshi z'akataraboneka. Iyi video uze kwibuka isangiza abandi.
Amazina ye nyakuri yitwa Enjeniyeri Katabarwa Murenzi Gilbert, umusore w'imyaka 34 y'amavuko. Aracyari ingaragu ntarashaka umugore. Ubyibuke neza twigeze kumuvugaho mu kiganiro cya mbere twamukozeho. Gusa ibiryoshye biba bigomba guhora mu matwi yacu. Katabarwa yavukiye mu karere ka Bugesera ahitwa Iririma, aho yasobanuye ko mu gukura kwe yakuze arerwa na nyirasenge uvukana na se. Yakomeje gusobanura ko bwari ubuzima butari bworoshye habe na gato, dore ko nyirasenge yari afite imyaka 18 y'amavuko arera abana bagera kuri 7 harimo n'uyu Enjeniyeri Katabarwa. Gusa birumvikana Katabarwa yari akiri umwana muto yiga mu rwunge rw'amashuri abanza muri aka karere ka Bugesera, ahangaha Ririma aho bari batuye. Yakomeje kuba ubuzima butari bworoshye habe na gato kwa nyirasenge. Gusa ariko nanone nyirasenge nubwo yari muto ku myaka 18 yageragezaga gukora uko ashoboye kugira ngo abana bataburara ahubwo baze kubona ifunguro ry'umugoroba. Katabarwa amaze kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza yaje kubona ubuzima burushijeho kuba bubi, maze aza kwisanga ari kubaho ubuzima bwo ku muhanda mu mujyi wa Kigali, ari gukatakata mu mihanda yaho, mbese yarabaye marina. Nawe yavuze ko byabaye mu buryo atabasha gusobanura, gusa ariko yavuze ko byose ari inzara yabiteraga. Ubu buzima bwo ku muhanda yabubayemo amezi agera muri 6 yose, ntaho kuraragira, nta byo kurya abona, mbese ari umwana wirirwa azerera mu mujyi wa Kigali. Yajya gutaha ku mugoroba akareba ahantu hari agashyamba akajya kwihengekamo, cyangwa se yagira amahirwe yabona ahantu hari igikoni hatari igipangu ariko baba bibagiwe gufunga, akaba abonye ingage nziza cyane maze akajya kurara muri icyo gikoni. Saa 11 za mu gitondo akongera akabyuka kugira ngo ba nyiri igikoni bataza kumusanga muri icyo gikoni yarayemo, maze akongera kujya guhiga ibyo ari buze kurya ku manywa. Nubwo yari yaragiye kuba marine yo ku muhanda, yari yarasize yiyandikishije mu bazakora ikizamini gisoza amashuri abanza cya primaire, nubwo yari yarize igihembwe kimwe cyonyine gusa. Hashize iminsi nibwo yamenye amakuru avuga ko mu muryango wabo byaba byarahindutse, ibyo kurya noneho biboneka. Nibwo yaje gufata inzira maze yerekeza mu karere ka Bugesera. Agezeyo kuko asanga ubuzima bwabaye nk'ubuhinduka mu muryango, ibyo kurya biraboneka, maze arongera aba umwana mu rugo. Igihe cyo gukora ikizamini cy'amashuri abanza kigeze, nawe yagiye gukora nk'abandi bana, nubwo atari yarize ibihembwe 2 byose yabimaze yibera ku buzima bwo ku muhanda mu mujyi wa Kigali. Ariko ikintu cyaje gutangaza abantu ndetse no kumenya ko Katabarwa ari umwana w'umunyabwenge cyane, nuko yaje gukora ikizamini gisoza amashuri abanza ndetse akagitsinda cyane, agahiga n'abandi bana. Bahise bamwohereza kujya kwiga i Nyanza mu majyepfo, maze afata utwangukiye twose yerekeza i Nyanza mu majyepfo kujya gutangira kwiga segonderi. Yahize umwaka wa mbere. Ageze mu mwaka wa 2 nyirasenge yifuza ko yahindukira maze akaza kwiga mu karere ka Bugesera. Igihembwe cya mbere cyose cy'umwaka wa 2 cyashize ari gushaka ibyangombwa byatuma ahindukira akaza kwiga hafi n'iwabo mu karere ka Bugesera. Kubw'ibintu byo gushaka ibyangombwa kugira ngo abashe guhindura ikigo agaruke kwiga i Bugesera byatumye atsindwa, maze azana amanota make. Nyirasenge abibonye ararakara cyane. Dr Katabarwa niko yaje kongera kwisanga mu muhanda mu mujyi wa Kigali nanone. Ubuzima bwo mu muhanda akimara gusoza igihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2 yabubayemo igihe kitari kirekire cyane. Hashize iminsi ikigega FARG gifasha abana kiza gutoragura abana ku muhanda kugira ngo babashe kujya kubakurikirana. Ako kanya akarere kahise gatanga ibizamini, maze Dr Katabarwa akora ikizamini cy'akarere nk'abandi bana, aza kugitsinda cyane ndetse no ku rwego ruri hejuru. Nibwo byaje kugera kuri nyirasenge ko Dr Katabarwa yaje gutsinda ikizamini cyatanzwe n'akarere. Ku nyirasenge yaje gutungurwa cyane. Katabarwa yaje gufata inzira yongera kwerekeza mu karere ka Bugesera, maze mu muryango bamwakira neza kuko bari bamaze kumva ko ari umwana w'umunyabwenge cyane yongeye gutsinda ikizamini cy'akarere. Noneho yaje kongera gukomeza amashuri ye yisumbuye, maze amaze gusoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yaje gukomeza superiyeri. Muri superiyeri naho yaje kwitwara neza, aza gutsinda umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye afite amanota meza cyane. Nibwo yaje kubona scholarship yo kujya kwiga mu Bufaransa kuko yari yamaze kubona amanota meza cyane. Ariko kubera umubano mubi wari uri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, ntabwo yabonye visa yo kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa nk'uko bari bamaze kubitoranya kugira ngo ajye gukomeza kaminuza. Ibintu byamuteye kuzenguruka ibihugu 4 by'abaturanyi kugira ngo abashe gushaka visa imwemerera kujya kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa. Dr Katabarwa yatangaje ko kuba yarazengurutse ibi bihugu 4 bitamugoye kuko yari afite inshuti y'umushoferi itwara amakamyo yerekeza hanze muri ibyo bihugu, maze yajya kugenda bakagendana. Ariko yari ari kuri target yo kwishakira visa kugira ngo azabashe kujya gukomereza kaminuza mu gihugu cy'Ubufaransa. Byakomeje kwanga. Yahise aza kwiga kaminuza icyiciro cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda muri Mutara Polytechnic. Ariko mbasubije inyuma gato cyane, muri bya bihugu 4 yazengurukaga ari gushaka visa yamwerekeza kujya kwiga kaminuza mu gihugu cy'Ubufaransa, igihugu yamazemo iminsi myinshi ni igihugu cya Kenya. Igihugu cya Kenya kirimo yakimazemo igihe kinini ndetse akora umwuga w'ubudije. Wa mushoferi watwaraga amakamyo yarazi indimi nyinshi, maze Dr Katabarwa yakumva indimi avuga bikamutera amatsiko yo kubasha kuzamenya nawe izo ndimi. Ariko gusa nanone mu ndimi uwo mugabo yavugaga ntabwo yavugaga
ururimi rw'igishinwa, maze Dr Katabarwa yaje kugira inyota we yo kuzamenya ikirimi cy'igishinwa. Uwo mugabo watwaraga amakamyo nawe akomeza kumushishikariza ko yaziga ururimi rw'igishinwa maze akazabasha kujya avuga igishinwa. Yakomeje kubimushyiramo gutyo maze nawe agenda abikunda buhoro buhoro, yumva koko kumenya igishinwa byaba ari ibintu byiza cyane kubera ko yumvaga abandi bakivuga maze akumva ni byiza cyane kurushaho. Ibyo byose byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Uwo mugabo yaje kwemera kwitangira Katabarwa, amubwira ko umunsi yahisemo kwemera kujya kwiga igishinwa azamurihirira buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo amenye igishinwa. Kubera ko hari filime ya Jackie Chan uwo mugabo yakundaga, maze yakumva abayanga bayisobanura akumva ko hari ibyo bamubeshyamo, ategeka Dr Katabarwa kuzajya kwiga igishinwa kugira ngo azabashe kumusobanurira neza iyo filime. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 nibwo yaje guhindukira maze ava mu gihugu cya Kenya agaruka mu Rwanda gukomeza kaminuza. Amaze kugera mu Rwanda abariza ahantu hose baba bigisha ururimi rw'igishinwa maze arahabura. Bamubwira ko igishinwa bakigisha mu bihugu bitarenze 5 muri Afurika y'Iburasirazuba. Nibwo yaje gufata telefone maze yandikira Beijing mu Bushinwa abasaba ko igishinwa cyazigishwa mu Rwanda nk'uko cyigishwa ahandi hose hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Message ya Dr Katabarwa barayibonye ndetse baranayisubiza, baranamushimira cyane, bamubwira ko koko ari byo bakwiye kubitekerezaho igishinwa kikazatangira kwigishwa no mu gihugu cy'u Rwanda. Mbasubije inyuma gato, mbere y'uko bamushimira kubw'igitekerezo cyiza yaratanze, guverinoma y'Ubushinwa yahise yandikira Dr Katabarwa imwohereza kuri ambasaderi w'Ubushinwa mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abashe kujya kumusobanurira icyifuzo cye. Dr Katabarwa yafashe umwanya yerekeza kuri ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda ndetse yerekeza no kuri Minisiteri y'Uburezi, ayibwira ko igishinwa bikwiye ko cyakigishwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bahise bakira neza igitekerezo cye ndetse baranagikunda cyane, yewe bahita banatangira kugishyira mu bikorwa. Igishinwa gitangira kwigishwa mu Rwanda, gutyo Dr Katabarwa bigizemo uruhare. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo Dr Katabarwa yamaze gusoza icyiciro cya 2 cya kaminuza, maze batanga amahirwe ku bana 5 bagomba kuzajya gutembera mu gihugu cy'Ubushinwa. Dr Katabarwa nawe yisanga muri abo bana 5 bagomba kuzajya mu Bushinwa. Ntiyari akiri umwana muto cyane, ahubwo yari amaze kugera mu cyiciro cy'abasore kuko yari amaze gusoza icyiciro cya 2 cya kaminuza. Dr Katabarwa ageze mu Bushinwa yari ari kuri gahunda yo gutembera igihugu cy'Ubushinwa amezi agera kuri 6 yonyine, ariko wagezeyo bitewe n'inyota yari ahafite ndetse n'urukundo rwinshi bitewe na ya nshuti yatwaraga ikamyo yahamukundishije. Dr Katabarwa abandi barahindukiye ariko we yigumira mu gihugu cy'Ubushinwa. Yari afite inyota ikomeye cyane yo kubasha kumenya ururimi rw'Urushinwa. Dr Katabarwa bamubwiye ko kugira ngo umuntu amenye igishinwa akivuge neza 100% bitwara umwaka wose. Yavuze ko umwaka nta kibazo ariko akamenya ururimi rw'igishinwa. Ndabasubizaho inyuma gato cyane. Nubwo Dr Katabarwa bamubwiye ko kumenya ururimi rw'igishinwa bitwara umwaka, ariko akaba yarabifitiye amatsiko menshi cyane, byamutwaye amezi 2 yonyine kugira ngo abashe kumenya ururimi rw'igishinwa aruvuga neza kandi anarwumva neza. Hatanzwe ikizamini kugira ngo babashe kureba ikigero abanyeshuri babo bagezeho. Dr Katabarwa yaragitsinze ndetse binagaragara neza cyane, maze bitungura benshi. B'abanyeshuri bari barajyanye birumvikana ko hari yamaze gushira amezi 2 yonyine, nabo baratunguwe cyane no kubona umunyeshuri bajyanye abashije kumenya ururimi rw'igishinwa neza 100%. Kubera ukuntu yari amaze kwigaragaza neza ndetse no kugaragaza ubuhanga bwe mu rurimi rw'igishinwa, abandi bagiye mu kiruhuko mu gihe kitarambiranye, maze Dr Katabarwa bitewe n'icyizere bari baramaze kumugirira bamuhereza akazi ko kuzajya asubiza message z'abandi bana bazaza mu gihembwe gikurikiyeho kuzaza gutembera mu gihugu cy'Ubushinwa. Aha mu gihugu cy'Ubushinwa yahagiriye amahirwe menshi kandi adasanzwe kuko yaje gushinga ishuri ryigisha abana b'Abashinwa gukina basket ndetse biranamuhira bigenda neza cyane, dore ko uyu musore nawe akunda gukina basket ku rwego ruri hejuru cyane. Aha mu gihugu cy'Ubushinwa niho yaje kwigira masters ndetse ni nawe yaje kubonera impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Mu busanzwe Dr Katabarwa yibera mu gihugu cy'Ubushinwa nubwo afite indi mitungo mu gihugu cy'u Rwanda kandi akaba ari naho yavukiye. Dr Katabarwa mu gihugu cy'Ubushinwa afite imitungo itandukanye myinshi, ariko nanone ikintu kimwinjiza amafaranga menshi atagira ingano ni rya koranabuhanga yavumbuye wenyine ari umwe mu isi rya ya gari ya moshi. Aracyari umusore, ntabwo arashaka umugore, nubwo mu biganiro avuga ko abiteganya, ariko nanone ataratangaza umunsi n'isaha. Gusa mu biganiro byinshi yakunze gukora akabazwa kuri iyi ngingo, yagiye avuga ko gushaka umugore ari umugisha. Ubu ngubu Dr Katabarwa ni umusore w'umuherwe cyane ufite ubutunzi budasanzwe ndetse n'ubwenge bwinshi, aho afite ikigo gikomeye cyane kijyanye n'ibyo gupima ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba atanga n'inama ku bijyanye no gupima ubutaka. Mbese gukira kuri we byamubereye nk'amahirwe, nubwo ku rundi ruhande avuga ko gukira ari ukubiharanira. Nimugire umunsi mwiza.